back to back goes by the name of from KWP to 50 ibyo ngibyo bench mwakurikirana this channel murabizi neza. So ikintu tugiye kwiganiraho, tugiye kuganira ku impamvu eshanu zatumye uwitwa Israel Mbonyi akora icyambu concert, kikaba igitaramo cy'amateka, igitaramo cy'umunyarwanda wa mbere wabashije kuzuza BK Arena mu buryo bwagaragariye buri muntu wese wabashije kwitabira iki gitaramo. So benshi mu baba mu myidagaduro no mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane baba mu gisata cyo guhimbaza ndetse no kuramya Imana, ku munsi w'ejo bari bishimye ku kigero cyo hejuru. Even n'abantu batemera Imana simamya ko kuri Christmas bataba bishimye, n'abantu benshi babishimye, ariko uwitwa Israel Mbonyi we yagize ibyishimo bidasanzwe kuko abantu yabonye icyo bita nabyita ni nk'umuba w'abantu, yabonye abantu birenze uko nawe sinyaka ko nawe ubwe yabitekerezaga. Israel Mbonyi yatangiye avuga ati ngewe ku giti cyanjye namajije gusolding out BK Arena mbere y'igitaramo. Yavuze ko amatike yashize. Abantu benshi mu myidagaduro ndabyibuka mu magroupe y'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye bati uyu nguyu ibintu ari kuvuga arimo arabeshya, kuko n'ibintu si we wa mbere bivuze. Ba Joe Boy bavuze ko BK Arena bayisolding out, ba Bruce Melody n'abandi bahanzi benshi bagiye bavuga ko BK Arena amatike bamaje kuyamara, ariko bikarangira dusanze abantu basa nkaho ntabo, kuko muribuka icyitwa Rap City ni igitaramo cyavuzwe ko cyamaje kuba sold out, ariko abantu wagera muri BK Arena ugasanga abantu basa naho batigeze bitabira. Kandi simpamya ko buri umuntu waguze itike y'ibihumbi 5 cyangwa 10,000 ni gake cyane wapfa kubona impamvu ituma ataza muri icyo gitaramo, kuko akenshi umuntu ijya kugura iyo tike yamajije gushyira kuri gahunda zose, avuga ati okay, hano hantu ngomba kuzahasohokera kuri uriya munsi. So uwitwa Israel Mbonyi rero akimara kuvuga ko yasoldinze out BK Arena, benshi mu banyarwanda baba mu myidagaduro batangiye kuvugaho byinshi, baravuga bati oya ntago ari byo. Ariko inkuru byaje kurangira ibaye impamo, nk'uko mwagiye mubibona ahantu henshi hagiye hatandukanye ku maceno mwagiye munyuraho, cyangwa se n'abitabiriye igitaramo mwarabibonye. Uyu muhanzi rwose nta woshidikanya, nta n'uwakwizera adashidikanya ko atujuje BK Arena. yarayujuje, byagaragariye buri muntu wese, n'utahari n'utarabibonye muzamubwire ko umuhanzi nyarwanda wa mbere wujuje BK Arena ari uwitwa Israel Mbonyi. So tugiye kugaruka ku mpamvu eshanu zaba zarafashije uyu muhanzi gusoldinga out BK Arena. Ku mwanya wa mbere turahasanga icyitwa hit ni iki? Hit ni kumwe umuhanzi akora indirimbo zikamenyekana mu bantu. So Israel Mbonyi rero yakoze hit, ni umuhitinzi, afite indirimbo usanga ahantu hose. Nujya mu kabari urasanga Israel Mbonyi, nujya mu rusengero urasanga indirimbo za Israel Mbonyi, nujya mu rugo rw'abasenga Imana n'abasenga Allah bose urahasanga Israel Mbonyi. Israel Mbonyi yumvikana mu bantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. So mu Bayisilamu, mu Bakristo, mu Badive, mu Bakatolika, bose bumva Israel Mbonyi. So rero kuba ari umuhitinzi ni impamvu ya mbere ishobora gutuma uwitwa Israel Mbonyi abasha gusolding out BK Arena. So impamvu ya kabiri niyo bita Noheli. Kuba twari turi kuri Christmas ibyo ubwabyo byatije umurindi iki gitaramo, kubera ko abantu benshi kuri Noheli nk'ibisanzwe bafite gahunda zitandukanye, bavuga bati tugomba kuzashaka ahantu tujya kwishimira, cyane noneho abantu bo mu rusengero cyangwa se abantu bakunda gusenga cyane. Abo bantu noneho ku munsi wa Noheli bavuga bati tugomba kuzashaka ahantu tuzajya kuramya Imana, tugomba gushaka ahantu habaye ibiterane n'ibitaramo, tukajya gushimira Imana ko yadufashije, uko yakomeje kuturinda, tukajya kwizihiza isabukuru y'umwami ndetse akaba umukiza wacu, umucunguzi wacu Yesu Kristo. So kuba rero twari turi kuri Christmas ni bimwe mu byatije igitaramo uyu muhanzi. Byakubitana nuko ari umuhitinzi wumvwa n'abantu b'ingeri zose, abizihiza Noheli n'abatizihiza Noheli. Byumvikane ko yabonye public y'abo ngabo batizihiza Noheli bagombaga gushaka aho bajya kwishimira, abona public y'abo ngabo bizihiza Noheli bavuga bati tugomba kuza
kwishimira isabukuru y'umwami wacu. So bivuze ko kubona abantu kuri Israel Mbonyi, kuba twari turi kuri Christmas ni imwe mu mpamvu nziza zatumye uyu muhanzi abasha kuzuza BK Arena. Ku mwanya wa gatatu turahasanga icyo twise kubura cyangwa se kutaboneka muri Kigali Arena kuri Diamond Platnumz wari utegerejwe Kigali iminsi ibiri mbere y'uko uwitwa Israel Mbonyi ataramira abanyakigali. So ni bimwe mu byatije imbaraga abantu bitabiriye iki gitaramo, kuko icya mbere hari umuntu wari uvugaga ati okay, ntabwo nzajya kwa Mbonyi ariko nzajya kwa Diamond. So rero abonye Diamond ataje, yagombaga gushaka ahandi agomba kujya kwizihiriza Noheli cyangwa se kwishimira muri iyo minsi yari yarateganyije, kumva ko actually uwo muntu uko biri kose yari yarateganyije ko agomba kuzasohoka. So muri uko gusohoka akibona ko choice yo kujya kwa Diamond yanze, so yashoboraga gufata choice yo kuvuga ati okay, noneho niba kwa Diamond byanze reka nijye kwa Mbonyi. So iyo public yabonye abo bantu ibi barateganyije kwishima muri iyi minsi, ariko ugasanga byahuranye nuko Diamond Platnumz ari Kigali, yagombaga kuba ari Kigali na Israel Mbonyi afite igitaramo. So umwe akavuga ati okay, njye nagombaga kujya kwa Diamond ariko Diamond ntagaje, reka njye kwa Israel Mbonyi. Impamvu ya kane yatumye uwitwa Israel Mbonyi abasha kuzuza BK Arena ni igitaramo cya Vestine na Dorcas cyabuze abantu. Kubura abantu kwa Vestine na Dorcas biri mu bintu byatije umurindi igitaramo cya Israel Mbonyi, kubera ko murabyibuka igitaramo kirangira cya Vestine na Dorcas cyo muri album yabo yiswe Nahawe Ijambo concert yabereye Camp Kigali. Abantu baravuze bati aba bahanzi ko babuza abantu, kandi baramamaje, kandi aba celebrities batandukanye mu mpande n'impande mu gihugu barasupportinze igitaramo, ariko ugasanga abantu ntabwo bigeze baboneka. So kuba abantu batarabonetse kwa Vestine na Dorcas byahaye akazi cyangwa se byahaye umukoro abantu bo mu nzu y'Imana. Baravuga bati ibi bintu byaba ari igisebo ku bantu bakora gospel, turamutse tweshe twirengagije kujya mu bitaramo, nyamaze mu gihe abantu bakora secular music barimo baruzuza amastade, barimo baruzuza amatente atandukanye, izo za Camp Kigali, izo za BK Arena, izo za Canal Olympia zikuzuzwa n'abantu badasenga, nyamaze twe dusenga tukaba tudashobora kujya mu bitaramo by'abahanzi bacu. So ni bimwe mu mukoro rero abantu mu nzu y'Imana bavuze bati ntago bishoboka, ntago twakomeza gusebera mu maso y'abavamahanga nk'uko abantu bakunda gusenga kenshi dukunda kubivuga. So rero kuba Vestine na Dorcas muri Nahawe Ijambo concert batarabonye abantu biri mu byatije umurindi igitaramo cya Israel Mbonyi, kuko bamwe bashobora no kuba baravuze bati okay, ntabwo ndi bujye kwa Mbonyi, ntabwo ndi bujye kwa Vestine na Dorcas, reka nteganye ko nzajya kwishimira kwa Mbonyi, cyane ko ari n'umuhanzi mukuru ugereranyije na bano bana, haba muri career, haba mu ndirimbo bagenda bakora uburyo zakirwa muri societe. So Israel Mbonyi ni umuhanzi mukuru kuri bano bana. So nkeka ko kubura abantu kwabo biri mu byahaye umurindi bagombaga kujya kwa Israel Mbonyi. So impamvu ya mbere nyamukuru yatumye uwitwa Israel Mbonyi abona abantu buzuye BK Arena, so ni private drive y'uyu muhanzi iratandukanye. Moshezami ni gake cyane uzabona uwitwa Israel Mbonyi kuri YouTube ari gutanga ama interview, ni gake cyane uzamubona mu bitaramo biri aho ngaho. So ni umuhanzi ubasha gukipinga private yiwe ku buryo benshi abanyarwanda benshi banamumenya bari bazi ko ataba mu Rwanda, kubera like uburyo nyine adakunda kuboneka mu bitaramo cyangwa n'ahandi hantu henshi. So kuba ari umuhanzi ubasha kumenya ngo ndi umuhanzi, ntabwo ndi bujye hano na hano na hano na hano, okay, gusenga ntabwo biri mbuze gusenga, ariko nanone ngomba kumenya ko iyi mpano yanjye ari igomba kuzantunga. So iyo private life ya Israel Mbonyi nkeka ko ni kimwe mu byamufashije cyane, kuko abantu bari bashaka kubona Mbonyi, abantu bari bakumbuye kubona Mbonyi, abantu bakeneye kubona Mbonyi, kubera ko just uramubona mu ndirimbo ariko ukeneye kumubona performing, ukeneye kumubona kuganiriza, kubwira put your hands up, ukeneye kumubona muri hap zitandukanye. So Israel Mbonyi rero kuba abasha gukipinga private life yiwe, nkeka ko nicyo kintu kibanze cyamufashije
kuba yabona abantu bangana kuriya. Ngendi performer, iyi ngiyi ni performer KWP250. Comment section irahari ku bwawe kugira ngo tuganire. Mbwira, ese iyo Diamond Platnumz aramuka ageze i Kigali yari kubona abantu bangana nabo uyu muhungu w'umunyarwanda yabashije kubona, cyangwa Imana, ubwami bw'Imana buganze?